Mube maso dusenge. Mube maso dusenge. Ikindi kandi abantu mwanze kumva, hari umugani bajya baca ngo wanze kumvira seranye nagira ate harya uyombera ijeri. Mushaka mureke twumve kuko igihe cyo kumva ni iki ngiki. Igihe cyo kumva ni iki, igihe ni iki cyo kumva tugasobanukirwa, tugakizwa. Tugakizwa. Tugomba gukizwa ku gato no ku kanini, tugakizwa. Mureke rero dukizwe. Kandi musenge. Kandi izi nsengero nyinshi zirimo abatinganyi, izi nsengero nyinshi zirimo abantu bitwikiriye Imana, bavuga ko bakora Imana kandi badakorera Imana. Imana irarambiwe. Imana irarambiwe agasuzuguro. Imana irarambiwe. Imana y'amahoro yacu irarambiwe. Imana iturengere. Imana irarambiwe. Niko bimeze. Byarabaye. Ikindi message nshaka kuba rero, message iteye gutya. Imana yanyeretse hari urusengero nigeze njyamo ngiye gusenga, ndagiye nasanga abantu barimo bose ni abasinzi, ni abasambanyi, abenshi ni abarozi. Uragiyemo gusenga mu buryo bw'umwuka cyangwa uburyo busanzwe bw'umubiri? Uburyo busanzwe bw'umubiri. Yego. Uko noneho nsigaye mfite Imana yampaye umwuka wo kunagenzura. Kugenzura insengero. Ubu nsigaye ngenda nkajya mu masengesho ahantu mu nsengero, nagerayo nkareba. Umwuka ariyongere, ntabwo ari undi mwana twari dusanzwe tuzi. Musigaye ngera mu rusengero nkareba ari abadiyakoni, abo twita protokole, abo bose barimo. Hari abaroga barimo, hari abanywa inzoga barimo, hari abasambaji barimo, hari ababeshya barimo. Ariko ugasanga pasiteri cyangwa umushumba ntiyihanisha abantu, ntababwira ibyo kwihana, ahubwo arababwira ibyiza gusa. Musenge, muture icyacumi, amashimwe. Mbese ni uko nguko abantu bameze. Ntabwo bashaka kubwiriza ubutumwa bwiza, ntibashaka kwihanisha abantu, ntabwo bakebura, babura abayoboke. Ni uko nguko bimeze mu nsengero. Nigeze ngeraho mu nsengero mbona abantu bose barimo mu buryo bw'umwuka, ndababona, mbona ni abantu bakorana n'imyuka mibi, bakorana n'amadayimoni. Imana irambwira ngo igiye kubasukaho umuriro, kuko barabeshya Imana, barayiryarya. Mube maso dusenge. Ikindi kandi abantu mwanze kumva, hari umugani bajya baca ngo wanze kumvira seranye nagira ate harya uyombera ijeri.
mushaka make twumve kuko igihe cyo kumva ni iki ngiki. Igihe cyo kumva ni iki, igihe ni iki cyo kumva tugasobanukirwa, tugakizwa. Tugakizwa, tugomba gukizwa ku gato no ku kanini, tugakizwa. Mureke rero dukizwe, kandi musenge. Kandi izi nsengero nyinshi zirimo abatinganyi, izi nsengero nyinshi zirimo abantu bitwikiriye Imana, bavuga ko bakora Imana kandi badakorera Imana. Imana irarambiwe, Imana irambiwe agasuzuguro, Imana irarambiwe, Imana y'amahoro yacu irarambiwe. Imana iturengere. Imana irarambiwe. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Turabaramukije kandi tubifurije kugubwa neza, tubifurije umunezero utangwa n'Imana. Waba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bitandukanye, ariko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma turi n'umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mutumishi? Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Imana amore habwa icyubahiro. Abantu bajya bamazanga ariko uriya muntu kubera icyo atajya yishima kandi ari kuvuga iby'Imana, wababwira iki? Kwishima ibintu yishimye nase bane ko bahora bishimye. Igihe kigera umuntu kwishima, n'igihe kigera umuntu akababara. Ntabwo ibyo byose umuntu ahora yishimye. None nawe ugira igihe cyo guseka pe? Ntabwo ari cyane ariko ibyo bibaho. Urakoze cyane. Buri wese afite uko yahamagawe kandi Bibiliya iravuga ngo tuguma ko twahamagawe. Nibyo ariko. Buri muntu wese aguma uko yahamagawe. Urakoze cyane. Sohoza abakunzi bacu. Ndasoje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Ongera ubiyibutsa, hari abantu batazi amazina yawe bagenda baza bakubona ariko mu by'ukuri batazi amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Mugabe Eric. Nkunda kuyavuga cyane. Ndanabikunda kuko buriyo umuntu yivuga agiye kuvuga ijambo ry'Imana, Imana nayo irandika. Imana igira ahantu yandika amazina. Yego. Hari abantu bakunda kumbaza ngo ariko Mugabe Eric ni umugabo, ni umusore, ngo ntabwo ujye ubibasobanurira, kandi icyo kibazo bakunze kukimbaza kenshi. Kuki se batabimbaza? Bajya bamubwira babimbaza. Bajya bamubwira babimbaza. Mbonye ikintu kigusekeje none se niko babaza ngewe wenda babaze ko hari yenda tuziranye kandi naho utuye ntahazi. Nuko bati nzamubwira azabasubiriza kuri kamera mu.
icy'ingenzi bashaka ni ukumenya ko ndi umugabo nubatse cyangwa ntubatse. Bakarambaza se ni pasiteri ni umuvuga bimeze bite? Tanga umucyo kuri icyo kintu. Kuri icyo kintu abenshi tuzi ko umupasiteri ari uwimitswe Yego. n'abantu, ariko nanone abenshi bakamenya ko pasiteri ubundi ari ubutumwa n'Imana. Abandi bakavuga ko pasiteri ari uwemetswe n'abana b'abantu cyangwa bakamusengera bakavuga ko yemetswe. Abandi bakavuga ko pasiteri ari umuhanuzi, ari we pasiteri umuhanuzi Imana yatumye ari we mupasiteri. Si uko nanjye batabinyita, banyita pasiteri, banyita pasiteri, niko banyita, ariko ntabwo nemetswe n'abana b'abantu. Aho ngira ngo murahasobanukiwe. Ikindi kijyanye no kubaka niko bakwita, ariko ntabwo wimitswe n'abana b'abantu. Oya, uvuze ngo banyita pasiteri, niko bampamagara. Namugaye pasiteri Nsengera. Yego. Namusengera, none se niyo umuntu anyise pasiteri nabihakana se? Ntabwo wabihakana. Ntabwo nabihakana. Kandi niba ntumwa n'Imana nyine ngomba kuba ndi pasiteri kumbwiriza ubutumwa bwiza. Nibyo. Ikindi ngo kumenya ko nubatse, barashaka kundangira umugore se? Barashaka kumenya Eric ni umusore cyangwa ni umugabo? Njyewe ntabwo nubatse, nta rugo mfite. Ni umusore. Yego, nta rugo mfite. Yego. Ubwo rero abakunzi bacu bakunda kumbaza icyo kintu baciye mu gikari babyumve. Eric nta mugore afite. Yenda bashobora kubyumva bakagira ngo ari no ku isoko. Ntari no ku isoko. Yego. Impamvu nkivuze mutacyumisha kivuga ariko nuko ngiye kimwe. Yarambwira ati sindi no ku isoko. Ntabwo ndiho. Cyangwa ufite iyerekwa ritambutse. Ntabwo isoko ndiriho se narishaka. Ntabwo nigurisha, ntabwo nicuruza. Reka ngusaba usenga Imana mbere yo gutangira iki kiganiro. Yego. Imana nirinkiraho nzarya ariko ntaryo ndiho. Yego. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ndagushimye ndaguhimbaje. Ushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose duherereje nyuma, waraturinze waraturengeye, waturinze byinshi byagombaga kudutwara ubuzima n'ubugingo, ariko uraturinda uraturengera. Aka kanya twaba turi imbere duhumeka umwuka w'abazima, izina ryanyu rihabwe icyubahiro. Urakoze Mana nziza kuko ugiye kubana natwe muri aka kanya. Urakoze kuko ugiye kutugira neza tukakugiraho umugisha. Ngaho abana natwe kandi dushyigikire. Turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Reka tukwakire. Turakwakire kugira ngo utugezeho icy'Imana yagutumye. Murakoze cyane. Reka tubone turebe muri Matayo. Yego. Ibice 24 umurongo wa 42. Matayo izina rya Yesu. Matayo 24 umurongo wa 42. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ngo nuko ngo mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Umunsi umwami wanyu azazaho. Imana itugirire neza. Amen. Ni byiza ko dukwiye kuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Ni byiza ko dukwiye guhora twiyejeje. Yego. Kuko tutazi umunsi n'igihe. Uyu murongo nyabukije umuntu biri iwacu Rwamagana, yari umwarabu. Yigeze kujya kwiba, noneho yaciye hejuru mu ibati, urara abahanga mu kwiba. Aca hejuru mu ibati arahanuka, ageze ngo arakandagira kuri parafo, arahanuka aragenda ngo hejuru umugore n'umugabo baryamye nijoro.
mu kwidefanda avuze icyo ababwira aravuga ati nababwiye ko nzaza mbatunguye. aba yigize marayika, yigize Yesu. ati nababwiye ko nzaza mbatunguye. Bariruka bati turaje Yesu, aturaje. Yoga niyo nkibutse ndaseka. Noneho natwe dukwiye kuba maso tugara twiteguye ko tutugako tutazi umunsi n'isaha. Ariko ibi mubimenye. Yego mbareke ibi mubimenye. Iyo aba nyir'urugo yamenye igicuku umujura azaziramo yabaye maso. Iyo aba nyir'urugo yamenye igicuku umujura azaziramo yabaye maso. Ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Urumva ko uriya waciye mu bati ntabwo yacukuye. Ageze ngo akandagira nabi aramanuka no ku gitanda cy'umugore n'umugatiba. Ati nabwiye ko nzaza mbatunguye. Umugore ati se ko nari naraye ntambaye, ati nuko nyine. Nuko. Yebeka ntabwo byoroshye, komeza dusenge. Mbese ninde mugaragu turebe oya nari ntarutse 44 nuko namwe mwitegure kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. ngo nuko namwe subiramo inyuma. nuko namwe mwitegure kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Mana tugire neza cyane. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo. Uwo mugaragu arahirwa. Shebuja naza azasanga abikora. Mana ishimwe. Yesu shimwe. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Imana ishimwe cyane. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi shebuja w'uwo mugaragu azaza. Ihangane gato. Yego. Uvuze ko hari abapasiteri hari abashumba basangira n'abandi inzoga barahari. Ariko amadini y'iki gihe yabaye bizinesi. Umuntu akagenda akanywa inzoga ku cyumweru mu materaniro, akaza akavuga ati kunywa inzoga ni icyaha kandi we yarayinyweye. Mana tugirire neza. Imana turengere. Abantu turimo turaryarya Imana. Nuko niko duhagaze muri iyi minsi. Turimo turayiryarya, turayibeshyera, turavuga itavuze. uzi guhura n'umuhanuzi muri iki gihe ushonje. Umuhanuzi muri iki gihe ushonje murahura yakubonaho agafaranga bati ndaguhanurira yankutu. Nibyo birimbuye abantu. Nibyo birimbuye abantu muri iyi minsi ya none. Imana mari turengere. Imana nidutaba. Duhagarareho, Imana itweze, Imana dutunganye.
guhura n'umuhanuzi akaguhanurira mu nzara. Uzi umuhanuzi uhanurira mu nzara ashonje, arakubwira akakubwira iby'Imana yamutumye akarenzaho n'ibye kugira ngo arebe ko ari icyo umuha. njye ariko buraduha bikampanurira nkabimenya, ntabwo ndekera aho ngaho iby'Imana byumvishije birenzaho ibyaho bakira ngure fanta bigenda nuko. Ariko umugaragu mubi yibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Shebuja n'uwo mugaragu azaza, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje, umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri, amuhanane n'indyarya. niho bazaririra bakahekenyera. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Ariko mwabyumvise niko bimeze, byarabaye. Ikindi message nshaka kuba rero, message iteye gutya. Imana yanyeretse urusengero nigeze njyamo ngiye gusenga, ndagiye nasanga abantu barimo bose ni abasinzi, ni abasambanyi, abenshi ni abarozi. Uragiyemo gusenga mu buryo bw'umwuka cyangwa uburyo busanzwe bw'umubiri? Uburyo busanzwe bw'umubiri. Yego. Ukubona ntusigaye mfite Imana yampaye umwuka wo kunagenzura, kugenzura insengero. Ubu nsigaye ngenda nkajya mu masengesho ahantu mu nsengero, nagerayo nkareba umwuka ariyongereye, ntabwo ari undi mwana twari dusanzwe tuzi. Nsigaye ngera mu rusengero nkareba ari abadiyakoni, abo twita protokole, bose barimo. Ari abaroga barimo, ari abanywa inzoga barimo, ari abasambanyi barimo, ari ababeshya barimo. Ariko ugasanga pasiteri cyangwa umushumba ntiyihanisha abantu, ntababwira ibyo kwihana, ahubwo arababwira ibyiza gusa. Musenge, muture icyacumi, amashimwe, mbese ni uko nguko abantu bameze. Ntabwo bashaka kubwiriza ubutumwa bwiza, ntibashaka kwihanisha abantu, ntabwo babakebura, babura abayoboke. Ni uko nguko bimeze mu nsengero. Nigeze ngera mu nsengero mbona abantu bose barimo mu buryo bw'umwuka, ndababona mbona ni abantu bakorana n'imyuka mibi, bakorana n'amadayimoni. Imana irambwira ngo igiye kubasukaho umuriro, kuko barabeshya Imana, barayiryarya. Nta cyiza na kimwe, habe nta cyiza na kimwe bariho bakora. Mbese insengero zabaye bizinesi, babigize bizinesi. Ibintu by'Imana barimo barabivanga, ariko akaga karabagwiriye,
ntabwo byoroshye birakomeye. Hari insengero nyinshi rero zigiye guhagarikwa mu mujyi wa Kigali. akoze ubu ziracyahari njyewe rero njya mbona izisigaye ari insengero tuzi ko zitahagarara. Zizahagarara. Gusa mvugize bahagaritse. Nyine zahagaritswe ari nyinshi zirenga 4,000. Oya Vuba? Muri uku kwezi kwa kangahe? Ntabwo nari nabimenye di. Eh? Ntabwo nari nabimenye. Hari n'izindi bagiye zigiye guhagarara. Kandi hari abo ubuyobozi buhagarika bakagira ngo bahagaritswe n'ubuyobozi. Ariko Imana ikorera mu bayobozi. Kabatira urusengero ntiturushaka rukavaho, ariko burya n'Imana iba yabiteguye. Ntabwo ari ukubera abayobozi baba babyibwirije, ni Imana iba yababwiye ati hari ahantu muhagarike cyane. Mujya kumva n'abandi bayobozi bagiye gufungwa b'amatorero n'amadini. Nabo barahari kandi baraje nuko niko bimeze. Birakomeye rero, birakomeye no gusenga Imana. Ndamunda kubabwira ngo nimusenge amazi Imana mutise Mugabe dusengana ni mu ntoki, Mugabe aravuga Imana, cyangwa se Pascal dusenga ni mu ntoki aravuga Imana imurimo. Mbese muri ubwo buryo nibwo tugomba gusengamo kugira ngo Imana dusobanurire se abantu tuba dusengana nabo ni bantu ki, se abantu tubana nabo ni bantu ki. Warajya wabana n'umutinganya Tabizi rwose. Tabizi ugasanga umutinganya murabana Kugiye mu mwuka ukaba wabimenye. Ariko wajya mu mwuka ukaba wabimenye. Amadini n'amatorero, insengero, nk'ubu hari urusengero ndimo ndeba hariya Kimironko, ndimo ndeba mu Kimironko hariya. Urwo rusengero byarwo birakomeye. Ubone mvuga Kimironko hari insengero nyinshi, ariko bisuzuma, abayobozi bisuzume b'izo nsengero, abapasiteri bisuzume cyane kuruta. Hanyuma ikindi bisuzumiraga bihane baze imbere y'Imana basaba Imana imbabazi. Amatorero n'amadini ni ibintu biruhije abantu, ni ibintu abantu bareba baburiye iherezo ryabyo. Barayobewe. Imana irarambiwe ibyo bintu. Imana irabirambiwe, niyo mpamvu igiye kubica. Imana igiye guca ibyo bintu. N'ubu hari urusengero navuze ruri hano mu mujyi wa Kigali rugiye gushya. Imana idutabare. Rugiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Izo ni mesaje zanyu ndimo kubaha. Ikindi mube maso dusenge. Ikindi kandi abantu mwanze kumva, hari umugani bajya baca ngo wanze kumvira seranya nagira ate harya uyombera ijeri. Mushaka mureke twumve, kuko igihe cyo kumva ni iki ngiki. Igihe cyo kumva ni iki, igihe ni iki cyo kumva.
tugasobanukirwa, tugakizwa. Tugakizwa, tugomba gukizwa ku gato no ku kanini, tugakizwa. Mureke rero dukizwe, kandi musenge. Kandi izi nsengero nyinshi zirimo abatinganyi, izi nsengero nyinshi zirimo abantu bitwikiriye Imana, bavuga ko bakora Imana kandi badakorera Imana. Imana irarambiwe, Imana irarambiwe agasuzuguro, Imana irarambiwe, Imana y'amahoro yacu irarambiwe. Imana iturengere. Imana irarambiwe. Musenge rero, mumfashe dusengere impanuka. dusengere impanuka nyinshi mu mujyi wa Kigali. Imana ikoreye impanuka, ku bamotari, Imana ikoreye impanuka kuri izi bisi, n'indi mpanuka igiye kuzabera hano uturuka kuri gare ya Nyanza uza Kicukiro. Nawe musenge Imana yikureho, dufatanye gusenga Imana yikureho. musenge Imana ibikureho. Yego, murakoze rero. Mesaje zanyu ndumva zari izo ngizo. Indi mesaje numva natanga yihutirwa, ni abantu barimo babana bahuje ibitsina. Abo murahiye pe, murahiye, ndabwiye ngo murahiye. Umuriro batwitse, murahiye, murashize. Haba bari mu bihugu byo hanze, haba abagabo mubana n'abagabo, haba abagore mubana n'abagore, murahiye, murashize. Niba ushaka gukizwa ukabivamo, mpamagara kuri nimero tugusengera Imana ubivemo. Wature tugusengera Imana ubivemo. Niba ushaka gukizwa, ukabona ijuru, reka ibyo bintu bivemo. Fata iyi nimero umpamagare tugusengera Imana. Waba uri umugore ubana n'umugore, waba uri umukobwa ubana n'umukobwa, waba uri umugabo ubana n'umugabo muhuje ibitsina, fata iyi nimero umpamagare tugusengera Imana bireke. Gitambutse ni 0788 966 947 41. 0788 966 947 41. Mpamagara kuri nimero. Urakoze cyane. Karibu n'isengesho. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ndagushimye ndaguhimbaje ko wabanye natwe. Ariko Kristo ndagira ngo ukore ku mitima y'aba bantu babana bahuje ibitsina, mu izina rya Yesu. Batera imbaraga, batera umwete, Mwami wo kugira ngo baze imbere yawe, bihanire imbere yawe, kandi ikiruta byose Kristo bihanire kureka. Ndasenze kandi ndizeye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.